Ngira inshuti Ezekiel uzwi muri social media nka Mpano y'Imana wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato rape. Uyu rero uyu Mpano y'Imana ni kwazwi muri social media, ubundi ni Ngira inshuti Ezekiel. Nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo ukuntu akora amafaranga, bagafata audio bakagenda bakazeditinga, barangiza bakauploadinga bagashyiraho imbaraga afite zikuri kuzimu. Ibyo byose ni ibyamamazwa. Yatawe muri yombi ejo ku cyumweru njya mu tariki 27 akurikiranywe icyaha cyo gusambanya ku gahato ndetse no kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibyo ni ibyaha ukuri. Ako shareka mbabwire, hari ibintu abantu bigiragiye binambangamira. Ni gute umuntu bamusesengura cyangwa bakamuvugaho akababara, bakuvuga ibyiza warizanye, bakuvuga ibibi waruizanye, ujye wemera ko ibigiye kuvugwa byose bishobora kukunezeza cyangwa kutakunezeza. Rero nawe muntu dukurikiye, ntukajye wumva ko abantu ni basesengura ku bintu byasohotse aba ari ukuvuga ku bandi. Njyambana abantu bavuga ngo ariko ngo hari umuntu wanditse ngo ariko ngo mwabagore mwe mwabuze ibyo mukora. Ubu se wakubaza wabuze ibyo ureba mbere yo kubaza abandi ngo babuze ibyo bakora. Nimba turimo kuvuga ku bintu biri ku mihanda wayijeho icara wumve, niwumva bitakunyuze bibaza impamvu abantu babivuze kandi nawe tutakubajije impamvu wabyumvise. Okay, let's go. Okay, karagaciyemo kandi nukuri seko manukanye ibyandiko y'Imana, Mpano y'Imana, wihangane nyine ntabwo twaguseka kuko nobody knows tomorrow. Yeah, true. Ariko nanone ngewe ndi umukristo iyo nza kwa ntari umukristo iki kiganiro niko nyikoreyemo amakosa menshi cyane kuko ntekereza ko yigize gukora ikiganiro agira gutya ati Gasaro rwose yansabye imbaraga zizamura shene ntajya afungwa. Abantu babanje barabihakana, wari uhari barongera barabihakana. Turavuga tuti dushingiye ku bintu birimo birakomeza kuba kuri imihanda nta kidashoboka. Ariko abenshi bavugaga ko atereka babihakana, ariko abantu bakiri kuyakana tugiye twumva Thierry Murangira ati Dr. Gikongeraho ubuzi bwacu ntago bujya bukora ibintu buhubutse. Barakureka ukabanza ukibalansura, ukabanza ukinyuramo, ukabanza ukidegembye, ukabanza ukidarapa, wamara kujya ku murongo neza ugeze ku rugero rw'uko bagushaka nka kwa kundi Bibiliya ivuga ngo ndakurebye ndagupima sanga udashyitse. Noneho yo ribira kureka ikabanza ukidegembye ukibwira ko erega igakora na investigation. Yego, ukibwira ko amaze kugafata. Mu gihe wumva yuko wagafashe ibiri kukubona mu murongo wayo kushyitse ukwiriye gukurikirana. None mbaze bana mudukurikiye, uyu muntu w'Imana ngo yise Mpano y'Imana, navuze ngo no washitani kuko ibyo ntabwo bindwa. Erega ntago ari ukubatega iminsi, tuba tubarindiriyemo gake gake kubera ko umuntu araza akaza hano agahita kubita ibintu aha agasebya umuntu agahimbira umuntu, ariko mu gihe atazi umuhereza iminsi kuko nawe ejo ibiba bimuhiga biba bihari tukazabisuka hasi. Imana imurengere nicyo nge nakongeraho. Peace and love. Ngayo nguko bizeraga rero ibitangaza bya Mpano y'Imana kuri ubu ngubu ari mu maboko ataraye. Bakunzi ba Gasaro TV n'ukwezi live TV turasuhuje amurere mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Tugarukanye muri aka kanya muri uyu munota ni nijoro breaking news. Ni breaking news kabisa. Amahoro y'Imana n'abane namwe banyarwandakazi, abantu bose aho bari mu mpande zitandukanye z'isi turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yego. Imana igumugisha kandi nawe muhorane. Amen. Jackie, mu kanya rero tubonye breaking news. Ndetse ibi byo ni amakuru yizewe ndetse afitiwe n'ibimenyetso. Afitiwe gihamya. Aho twabonye ko Mpano y'Imana ku mazina yiswe nabyo akaba yitwa Ngira inshuti Ezekiel, usanzwe uzwi nka Mpano y'Imana, kugeza kuri iyi saha n'uyu munota n'iyi segonda ari mu maboko ataraye. Ani mbabare guseka mu mbabare nanjye umuntu nuka ko bari kubisoma nsetse
bambabare ni ukuri impamvu Seka. reka mubwire impamvu nsetse mu by'ukuri ibintu ntabwo ntekereza ko ibintu impano y'Imana yakoraga yafungwa Imana imbabarire ntabwo ni ukuri nese hari umuntu nabitekerezaga uri hejuru y'amategeko muri iki juste nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko umuntu ukubwira ko akora ibitangaza akaba atoroka za gereza numva yari kubanyura mu maboko so uko bamufashe rero nibyo bintu bincanze ntabwo ari uko kwishima hejuru I'm sorry to say mumbabarire pe komeza ariko niko bivugwa juste urumva we yavuze ko ari umuntu nagereza ngo yisohokamo no mu bikutanyuramo agacaho so urumva rero kugira ngo atume ibintu bigera kuri uyu mwanya wo kugira ngo bivugwe kuri bya bitangaza waba wakoraga bro waba wasebye si bya musore ko mvuze gutyo ntundakarire ngende kuvuga nshingiye ku erega ngiye kubivugwa impamvu ze ntundakarire burya namenye ko n'abantu bari mu nzu ngororamuco zitandukanye abagororwa nubwo abataramanuka ngo bamukatira ariko amakuru abageraho sometimes ngo abari namageragere burya ngo bamenya amakuru y'ibiri hanze barayamenya abantu bafunzwe wenda baza kudufasha muri comment so rero impamvu umuntu abatangaza excuse ntabwo ubuzi noneho nawe aho yaza kuyakura cyangwa se ejo you never know ejo ashaka kugaruka yego akazabona wenda twamuvuzeho nyine ariko ni byiza ko tuvuga ibiri ku mihanda ariko reka mbabwize ukuri mwa bantu ndongeye ndagarutse muri iki kiganiro cy'uyu munsi ariko tutaratangira kino kiganiro reka mbabwize ukuri ndashaka kubanza kuvugana n'abantu bababazwa nuko babavuzeho mwa bantu mwereka mbabwize ukuri reka mbisubiremo nitwe twizanye kuri iyi mihanda ubu niba umuntu naza kunsesengura nzababazwa n'iki kandi narizanye umuntu hano yemerewe kunsesengura ibimurimo n'ibitamurimo ibyo mimbiye nuvuga ngo niyo utaba uri uwo nyine kuko sishaka ibishukushuko yego ariko reka mbabwize ukuri ako reka mbabwire hari ibintu abantu bigiragiye binambangamira ni gute umuntu bamusesengura cyangwa bakamuvugaho akababara bakuvuga ibyiza warizanye bakuvuga ibibi warizanye ujye wemera ko ibigiye kuvugwa byose bishobora kukunezeza cyangwa kutakunezeza rero nawe muntu dukurikiye ntukajye wumva ko abantu basesengura ku bintu byasohotse aba ari ukuvuga ku bandi njya mbona abantu bavuga ngo ariko ngo hari umuntu wanditse ngo ariko ngo mwabagore mwe mwabuze ibyo mukora ubu se wakubaza wabuze ibyo ureba mbere yo kubaza abandi ngo babuze ibyo bakora nimba turimo kuvuga ku bintu biri ku mihanda wayijeho icara wumve niwumva bitakunyuze wibaza impamvu abantu babivuze kandi nawe tutakubajije impamvu wabyumvise okay let's go karagaciyemo kandi ni ukuri seko manukanye ibyandiko y'Imana impano y'Imana wihangane nyine ntabwo twaguseka kuko nobody knows tomorrow ariko nanone njyewe ndi umukristo iyo nza kuba ntari umukristo iki kiganiro niko nyikoreyemo amakosa menshi cyane kuko ntekereza ko yigeze gukora ikiganiro agira gutya ati Gasaro rwose yansabye imbaraga zizamura shene ye ego ko narakibonye kugira ngo yamamare ngamenyekana kandi mu by'ukuri yagize iki yajeje ubundi cano yanjye maze si imyaka myinshi ariko none si mike none ariko wamutanze mu kibuga rwose ndi umwana w'umukristo ndasengeye ndi umwana wavukiye mu bakristo agusimbuke mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ntibizanambeho ariko reka mvuge ngo njye ntabwo naseka umuntu uyu munsi ibintu biri kubaho kuko njyewe ntabwo nzi ejo ariko nanone tujye twitonda mu byo tuvuga tumenye ngo eske ibi bintu mvuze biramutse koko ari ibintu nzi neza ko ndi kubeshyera umuntu ndi kumuhimbira yego ariko reka twikomereze nawe ukaba umutayemo ka message ke n'abadukurikiye ukaba ubatayemo njyewe uzi ko ntabwo turabana na rimwe meruka igihe yayandikiye kera ariko se tukiri aho ngaho byo kurya inzembe nibi oya reka mbere yuko wihuta cyane ndabizi ko ari breaking news turiho sibyo ubundi njyewe naniganira n'abantu badukurikiye niba izo mbaraga barazimusabye koko azitanga kwa bandi azibaha noneho cyari kibaye ikibazo ko uwo nguwo yavuze ko yazisabye ari we noneho uzisabye kandi abandi yemera ko azibaha asha ibintu mwamwigira bari ibiki mwajya mureka gutubura ikomereze none se ko icyo gihe uwo muntu avuga muri ayo mazina atazimuhaye kandi we avuga ko ari hano kuzitanga none se hari ikintu rero misena nibaza muri iki kiganiro
ati ni kihe ngira ngo twari turi abantu bari benshi batira kare kamano y'Imana ntiyafungwa ati ntajya afungwa abantu babanje barabihakana wari uhari barongera barabihakana nibyo bishoboka turavuga tuti dushingiye ku bintu birimo birakomeza kuba kuri imihanda nta kidashoboka ariko abenshi bavugaga ko atereka reka babihakanaga ariko abantu bakiri kwihakana tugiye twumva Thierry Murangira ati Dr Gikongeraho mu cyubahiro nkugomba mubyeyi Dr Murangira Thierry ati ubu amakuru ari ku mihanda uwitwa Mpano y'Imana uwo bita Mpano y'Imana ariko amazina y'ukuri akitwa arya niki Ngirinshuti Ezekiel ukoresha amazina ya Mpano y'Imana yombi akurikiranweho ibyaha byo gusambanya ku gahato no kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya ukekwa akaba asanzwe urumva akoresha urubuga rwa YouTube akaba yavugaga ko atubura amafaranga ese ubundi tukira ahangaha mbere yuko dusesengura bino bintu ku bantu badukurikiye murabizi neza turabyemeranywaho ko mwitegeko rigenga amafaranga cyangwa se ibijyanye na banki y'igihugu umuntu kuvuga ko atubura amafaranga bitemewe amafaranga aba yasohotse abagomba kuzasubirayo aba afite amanimero aba afite uko yakozwe icyo kintu cyakemeranywa yego mwari mubizi ko mu buzima busanzwe abantu bagiye bavuga ko batubura bagiye babifungirwa murabyibuka ko n'abantu bajyaga kera bavuga yuko bakoresha ngo twatumashini dutubura amafaranga bafungwaga kandi bagaragaza noneho utumashini twatumye bakora kopi z'aya mafaranga noneho ngayibaza umuntu kwereka uburyo nta mashini afite ariko akora kopi ariko reka mbabwize ukuri dufite igihugu cyitegereza ubuyobozi bwacu ntago bujya bukora ibintu buhubutse barakureka ukabanza ukibaransura ukabanza ukinyuramo ukabanza ukidegembya ukabanza ukidarapa wamara kujya ku murongo neza ugeze ku rugero rw'uko bagushaka nka kwa kundi Bibiliya ivuga ngo ndakurebye ndagupima sanga udashyitse noneho yo ribira kureka ikabanza ukidegembya ukibwira ko erega igakora na investigation yego ukibwira ko wamaze kugafata mu gihe wumva yuko wagafashe ibiri kukubona mu murongo wayo kushyitse ukwiriye gukurikirana none mbaze bana mudukurikiye uyu muntu w'Imana ngo yise Mpano y'Imana navuze ngo no washitani kuko ibyo ntabwo bindeba mu byukuri tukiranga mbere yuko n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumukurikirana mwaba mwibuka abantu bagiye basaba ko uyu mugabo agomba gushyikirizwa inzego z'ubutabera abantu benshi nta muntu n'umwe wigeze afata comment zo gushyigikira uyu mugabo ngo avuge ati ibyo ukora urashyigikiwe njye najya numva ngo n'abahuye nawe barapfa najyaga nsenga ngo Imana izandinde guhura nawe nari narigiriye ubwoba ariko niyo twahura utagira ngo ndagutinya ndenzwe n'amaraso ya Yesu nabivuga ngo wumve yuko nyine uri umuntu w'igihanganye nta bya danje Kristo niwe mwami ku buzima bwanjye amen reka nsome aka kantu kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa yego neza ati urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko kuwa 27 Ukwakira ubwo nejo yego 24 rwataye muri yombi Ngirinshuti Ezekiel akaba n'umuyobozi wa chaîne ya YouTube nyivuge cyangwa se nta mpamvu zo kunayivugaho ndabanyamamaje nyivuge cyangwa uyayireke oya ikinyenzi senyo ko nayivuze Impano y'Imana akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no kwesha ikintu cyundi mu buriganya umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yemereye igihe amakuru yitabwa muri yombi rya Ngirinshuti ati nibyo koko yatawe muri yombi kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe dosiye ye igikorwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha Dr Murangira yavuze ko uyu watawe muri yombi yari amaze igihe anakurikiranyweho gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga anaboneraho guha ubutumwa abazikoresha nabi byandi tumaze iminsi tuvuga bazikoreyeho ibyaha ati gahunda yo kurwanya abakoresha imbuga nkoranyambaga nabi irakomeje ntabwo bazatugamburuza
iyi gahunda izakomeza kugeza igihe abazikoresha nabi bazamenya ko zitabereyeho gukoreshwa ibyaha. yego ngayo nguko ngira ngo akoreka amabwiza ukuri. Umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Ntago ngiye kuvugira uyu mubyeyi twicaranye ngo nuko ari inshuti yanjye, oya, ariko iyo utekereje nk'inkuru wamukozeho nabo mwazikoranye n'uwo mwayikoranye, uyu munsi ni iki kintu we wasigaye hanze mwakoranye iyo nkuru? Ni iki kintu iri fungwa ry'agateganyo mu gihe umuntu agikurikiranweho rikwigishije nk'umuntu ukora ibyazi? Twagiye tureka guhubuka no kugenda mu kigare koko. Erega ntabwo ari ukubatega iminsi, tuba tubarindiriyemo gake gake, kubera ko umuntu araza akaza hano agahita akubita ibintu aha agasebya umuntu agahimbira umuntu, ariko mu gihe atazi umuhereza iminsi, kuko nawe ejo ibiba bimuhiga biba bihari. Theo yararirimbye ngo ibiguhiga ntibizabura abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Bishatse kuvuga iki? Wowe urarwanya umuntu ariko Imana yamuvuzeho iracyakomeje ku buzima bwe. Ukuri nta nicyo bitwaye kandi nta na byinshi dushaka kuvuga muri iyi nkuru. Gusa nagiye mbona abantu benshi no mu bitekerezo ndetse n'abatanga ibiganiro barabirwanyije. Bamwe bati twarambuwe, abandi bati twatekeye imitwe, abandi bati gutya na gutya. Usanga noneho aho bigeze abantu bati koko mwadutabaye ngira ngo warabibonye byo twavugaga. Reka mbabwire, leta n'umubyeyi bireba. RIB nayo ntago kuba itaresi mutwara ari uko wenda yari ikiri kugenza ibyaha. N'ubwo nta n'ubwo wenda tuvuze ngo icyaha cyamuhamye nayo iracyakoresha nabyo iperereza ry'ubugenzacyaha, kugira ngo rero uyu munsi nyine iyo umuntu akurikiranyweho aragenda akabazwa, iyo kimuhamye nyine arakurikiranwa nk'abandi bose, nk'uko nawe uhamagawe kikaguhama wakurikiranwa, cyangwa se ngewe cyangwa se undi muntu. Ariko reka mabwiza ukuri, uri hejuru y'amategeko. Aka kantu karimo gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, hitwaje guharabika abandi no kuzikoresha mu buryo bw'amatiku no kuzikoresha mu buryo butari bwo, mbabwiza ukuri bene data duhuriye kuri iyi mihanda, Imana idushoboze gukontorora indimi. Amen. Ubusesi twanakitahira ngayo nguko ni ko bimeze. Naye naririnze no kongera kumuvugaho kugira ngo atazanabona ko ngewe yagiye avuga cyane, bande bose abanyamakuru benshi akabatondora mu kanya wazo useka ati ndumva bande bose abanyamakuru n'abakomeye bose rigaragiye abiha. Avuga ko uriya mubyeyi ngira ngo babyushe bamasi yatwahoze tubyumva atari akora iki byose cyane. Abona bana tuzaza muri part 2 y'ibi bintu bitari muri breaking, reka twitahire tukazabisuka hasi. Imana imurengere. Nicyo nge nakongera peace and love. Ngayo nguko bizeraga rero ibitangaza bya mpano y'Imana kuri ubu ngubu ari mu maboko ataraye. Mwumve mukomeye. Imana igumugisha. Ngira inshuti Ezekiel uzwi muri social media nka mpano y'Imana, wafashwe akekwaho gusambanya ku gahato, rape. Uyu rero uyu mpano y'Imana ni kwazwe muri social media. Ubundi ni ngira inshuti Ezekiel nawe imbuga nkoranyambaga ziramufata yerekana ngo ukuntu akora amafaranga, bagafata audio bakagenda bakazeditinga, barangiza bakauploadinga bagashyiraho nimero, noneho abantu bakirwa bahamagara ngo barashaka ubukire. Ubwo ngubwo akavuga ati urashaka ubukire, uzaze nguha amafaranga, ariko uzaze witwaje ayo wifuza ko nzagukubira inshuro 10 inshuro zingahe. Ubwo rero hariho abagenda, hari aho abanza agasambanya, yangiza akanatwara amafaranga, akababwira ko imbaraga afite zikuri kuzimu. Ibyo byose ni ibyamamazwa. Yatawe muri yombi ejo ku cyumweru njya mu tariki 27 akurikiranywe icyaha cyo gusambanya ku gahato ndetse no kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibyo ni ibyaha. Iperereza riracyakomeje, afungiye hano Kacyiru, iperereza riracyakomeje. Ubwo ndakeka ko hari n'abantu benshi bashobora kuba yarashutse. Ni umwanya mwiza niba wumvise iki kiganiro ukaba warashutswe na mpano y'Imana akubwira ko azaguha amafaranga,
turagusabye ko wakwegera RIB